Muraho neza nshuti zacu. Uyu munsi turinjira mu rugendo rwuzuye amatsiko ku mabanga menshi avuga kuri Kiliziya Gatolika n'ahantu heri Roma hazwi cyane nka Vatican. Iyo uvuga aya mabanga, bamwe bahita batekereza ku myizerere ya gihanga, abandi bakibuka amateka y'ihindura amatwara y'intambara zayo, abandi bakavuga ibikorwa by'ibanga bikomeye kuvugwa mu buryo butazwi neza kugeza n'ubu. Muri kumwe n'Enzi Misrael. Mu mateka yayo, Kiliziya Gatolika yagiye iba ububiko bw'ibanga rikomeye. Abenshi bemeza ko mu nyubako zikomeye cyane za Vatican, cyane mu nyubako yitwa Archivum Secretum Vaticanum, yashinzwe ku mugaragaro mu mwaka w'1612 na Papa Paul wa gatanu. Habitse inyandiko zose zabayeho kuva mu kinyejana cya mbere kugeza n'ubu. Ni inyandiko zirenga ibirometero 45 z'imyanya y'amasanduku. Harimo amasezerano y'ibihugu, inyandiko za filosofia, amabaruwa y'abami, inyandiko z'abantu bavuzweho kuba abahanuzi, ndetse n'ibyanditswe bivuga ko bidahuye n'ibyanditswe byera. Mu mwaka w'1881, Papa Leo wa 13 yemereye abashakashatsi bamwe kugira muri ubwo bubiko, ariko kugeza n'ubu hari ibice byinshi bikigaragara nk'ibanga rikomeye bitinjirwamo n'umuntu wari we wese. Haruvuga ko ibyo ari uburyo bwo kurinda ukuri kw'isi, abandi bakemeza ko ari uburyo bwo kurinda ubutegetsi n'imbaraga. Amateka ya Vatican kandi yuzuye urupfu rudasobanutse rwa bamwe mu bapapa. Urugero rugaragara ni urupfu rwa Papa John Paul wa mbere, wapfuye ku itariki ya 28 Nzeri 1978, nyuma y'iminsi 30 gusa ari ku ntebe ya Petero. Icyo gihe byavuzwe ko yazize umutima, ariko abashakashatsi bamwe bakemeza ko yari afite amakuru kuri ruswa mu bikorwa bya Vatican Bank na Banco Ambrosiano, kandi yari afite gahunda yo guhindura byinshi mu mikorere ya Kiliziya. Urupfu rwe rwakomeje kuba urujijo kugeza n'ubu. Hari kandi amakuru avuga ko mu bubiko bwa Vatican habitswe inyandiko kandi mu rurimi rwa Aramayi, ni ururimi Yesu yavugaga, kandi izo nyandiko zigaragaza ibintu bitandukanye cyane n'ibyanditswe muri Bibiliya isanzwe. Mu myaka y'1945 n'1950, ubwo havumburwaga inyandiko za Dead Sea Scrolls mu butayu bwa Qumran muri Palestine, bamwe bemeje ko Vatican yagize uruhare mu guhisha ibindi bitavugwa, bikaba bikibitswe mu ibanga kugeza n'uyu munsi. Mu mwaka w'1950, Papa Pius wa 12 yavuze ko yabonye urumuri ruturutse mu ijuru, arusobanura nk'ishurirwa ryerekana hazaza h'isi. Ibyo byose byaranditswe bihita bijyanwa mu bubiko bw'ibanga, kugeza n'ubu ngubu ntibirasobanurwa ku mugaragaro. Hari n'andi mabanga akomeye ajyanye n'imiryango yihariye muri Vatican. Urugero ni Opus Dei, yashinzwe mu mwaka w'1928 na Jose Maria Escrivá. Abahoze muri uwo muryango bavuze ko mu myitozo yabo harimo gusenga mu gicuku bambaye imyenda idasanzwe, kwishira mu bikorwa byo kwihima umubiri penitence, ndetse no guhabwa amabwiriza yo kudahishura ibyo babonaga imbere. Vatican kandi ifite amateka y'inzira zibera mu gitaka kuva mu myaka ya 1964 kugeza mu mwaka wa 300 nyuma y'ivuka rya Yesu. Abakristo ba mbere bakoreshaga inzira ziri munsi y'ubutaka mu buryo bw'ibanga. Bamwe bemeza ko kugeza n'ubu hari inzira zibera mu gitaka zikoreshwa mu bikorwa byo guhisha inyandiko zikomeye, ibintu by'agaciro, ndetse rimwe na rimwe no guhisha abantu bagombaga gucecekesha. Nyuma y'intambara ya kabiri y'isi, umusirikare wa Amerika wageze i Roma yavuze ko yabonye mu byumba byo munsi y'ubutaka ibintu bidasanzwe, ibikoresho n'ibishushanyo bitagaragara nk'ibyakozwe n'abantu bo ku isi. Hari n'amakuru avuga ko abana bavuye mu bihugu by'i Burayi bajyanywe i Roma maze bakaburirwa irengero kugeza n'ubu. Mu mwaka w'1999, padiri w'umutaliyani witwaga Luigi Marinelli yasohoye igitabo yise Via col vento in Vaticano, Gone with the Wind in the Vatican. Yashiye byinshi birimo inama zibanga hagati y'abasenyeri, amasezerano yo kurengera inyungu bwite, n'amakimbirane hagati y'abakaridinali. Iki gitabo cyahise kibuzwa gucuruzwa mu Butaliyani imyaka myinshi cyane. Hari n'abashakashatsi bavuze ko inyandiko zibitswe muri Vatican zigaragaza ibimenyetso bya UFO byabonetse mu mwaka w'1561 mu mujyi wa Nuremberg mu Budage. Abaturage benshi bavuze ko babonye ibintu bidasanzwe mu kirere byarwanaga nk'indege. Ibyo byanditswe muri raporo z'ubuyobozi bw'icyo gihe, kandi hari amakuru avuga ko inyandiko z'ibimenyetso byabyo zabitswe muri Vatican. Uretse ibyo, hari inkuru zikomeza kuvuga ku bapapa bapfuye mu buryo butunguranye, harimo Papa Clement wa kabiri mu kinyejana cya 11, ndetse na Papa Benedict wa 9 wazengurukanyijwe inshuro zirenze imwe kubera amakimbirane akomeye. Hari n'inkuru zikomeye ku bana bavuze ko babonye Bikira Mariya mu gihugu cya Portugal mu mwaka w'1917, aho yabahaye amabanga 3 azwi nka Fatima Secrets. Aya mabanga 2 yatangajwe nyuma y'imyaka mike, ariko irya gatatu ryamaze imyaka 20 ribitse i Vatican kugeza ritangajwe mu mwaka w'2000.
Hari kandi abavuga ku ibanga ryiswe chronovisor, igikoresho bivuga ko Vatican yagize cyo gusubiza amaso inyuma mu mateka no kureba ibizaza. Nubwo abahanga benshi babifata nk'inkuru ya gihanga, harabemeza ko ibimenyetso byabyo bibitswe mu bubiko bw'ibanga. Amateka ya Vatican atararanzwe gusa n'amabwiriza y'iyobokamana, ahubwo anajyanye no gucecekesha abashakashatsi cyangwa abapadiri bagiye bahinyuza ibyo batemeraga. Umuhanga w'umutaliyani Galileo Galilei yabiguyemo mu mwaka w'1633 ubwo yahamagarwaga imbere ya Inquisition kubera guhamya ku isi izenguruka izuba. Yahamijwe icyaha cy'ubwigomeke ku nyigisho za Kiliziya, asabwa guceceka, inyandiko ze zimwe zikabikwa mu ibanga. Uko imyaka yagiye ishira, ibi byose byagiye bigaragarira mu bihangano by'amafilime n'ibitabo byakunzwe cyane ku isi. Urugero, The Da Vinci Code, Angel and Demons, The Exorcist, ndetse na documentaries nka Secrets of the Vatican cyangwa Inside the Vatican, byose byerekanye ishusho n'amabanga akomeye ya Vatican. Bamwe bavuga ko ari ibihimbano by'abanditsi, abandi bakemeza ko bihisha ukuri kw'amateka. Ibi byose bituma Vatican isigara ari ahantu hihariye ku isi. Hari abahabona nk'irembo ry'umucyo n'ukuri, abandi bakahabona nk'irembo ry'ibanga n'amarenga atazigera asobanura byose. Nese wowe ubibona gute? Ese ibi ni uburyo bwo kwirinda ukuri ku isi cyangwa ni inzira zo gukomeza ubutegetsi n'imbaraga? Mwari kumwe na Israel.